Ibihe byiza kuri mwe muduteze amatwi ndetse n'abantu muri gukurikirana aya mashusho, reka tubabwire ngo ubuntu bw'Imana bubane namwe kandi Imana ikomeze kubahaza ibyiza, wowe wahisemo inzira y'agakiza yo gukurikira Imana cyangwa se kuyikunda no kuyikorera, reka tukubwire ngo Imana ikomeze gukorera imirimo n'ibitangaza. Njye rero nishimiye Imana Eric, nkaba ngiye kukugezaho ijambo ry'Imana. Ni ijambo rifite intego ivuga ngo mbese wowe ukurikije mu bihe bya kera cyangwa se uko wahamagawe nuko uri ubu ngubu, reka nkubwire ngo uhagaze mu wuhe mwanya, ni uwuhe mwanya uhagazemo ukurikije uko wahamagawe naho uri ubu ngubu. Ese uri aho Imana igushaka cyangwa se waba warasubiye inyuma? Uhagaze mu wuhe mwanya, ko dore ko turi no mu minsi ya nyuma, mu minsi igoye umugenzi, iminsi mibi, iminsi Satani yahagurutse ashaka kurwanya abari mu nzira y'agakiza cyangwa se muri iyi nzira turimo gucamo. Reka ahangaha turirimba igice kimwe cy'indirimbo ivuga ngo tunganira Imana. Mu bintu byose wagakwiye kuba urimo tunganira Imana, kubera ko igihe ni gitoya, inshuti z'umusaraba, igihe ni gitoya kandi igihe kigoye umugenzi. Muri iyi minsi, muri ibi bihe turimo, ubuzima nabwo buri kugenda bugora abantu ndetse no kunyurwa nabyo bikanabagora, ariko twe twamenye Yesu, gahunda ni iyo kugera mu bwami bwo mu ijuru. Turirimbe igice kimwe cy'indirimbo ahangaha ivuga ngo tunganira Imana. Tunganira Imana ubudasiba, uhora uyisenga kandi uyubaha, jubana n'abayo, jufashe indushi, ntusibe na rimwe kuyikorera, jubana n'abayo, jufashe indushi, ntusibe na rimwe kuyikora, jubana n'abayo, jubana n'abayo, jufashe indushi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana tuyikorera, tunganira Imana ubudasiba, uhora uyisenga kandi uyubaha, jubana n'abayo, jufashe indushi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Haleluya! Ahangaha iyi ndirimbo iratubwira ngo tunganira Imana ubudasiba, uhora uyisenga kandi uje uyumvira, jubana n'abayo, jufasha indushi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Ahangaha mwibuke ko dufite intego y'ijambo ivuga ngo uhagaze he? Uhagaze he muri iyi minsi? Ese iminsi ntabwo yaba yaragusubije inyuma ukaba wakongera kwisanga muri rwa rwobona n'ubundi nyirizina wari waravuyemo? Yesu yagukuyemo, arakuzana akugeza mu nzu yitiriwe izina ryayo, cyangwa se uza mu rusengero, uza wakijijwe ibintu byose uri kuvuga uti ubu ngiye nkurikiye Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se mfashe inzira y'umusaraba. Ariko ujye unamenya ko iyo nzira
iragoye cyane, kandi abayinyuramo basaba kwihangana, basabwa kwihangana. Abantu baca mu nzira, ni inzira ifunganye. Rero hano hari amagambo aboneka mu migani, ijambo riboneka mu migani, yego, imigani ibice 4 ku murongo waho wa 13 haravuga ngo aratubwira ngo ukomeze icyo wigishijwe, ntukireke, ugihamane, kuko ari cyo bugingo bwawe. Reka dusubiremo iri jambo, ni imigani ku murongo, ibice 4 umurongo waho wa 13, umutwe w'amagambo uragira uti umutwe w'amagambo uragira uti imigisha ifatana n'ubwenge. Imigisha ifatana n'ubwenge niwo mutwe w'amagambo. Ahangaha rero mu ijambo ku murongo, yego, ahangaha rero twari turimo gusoma ku murongo wa 13, haratubwiye hati ukomeze icyo wigishijwe, ntukirekure, ugihamane, kuko ari cyo bugingo bwawe, Ku murongo wa 14 aratubwira ngo ntukaje mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagenderere mu migenzereze y'abantu babi. Ntukagenderere mu nzira y'abantu babi, ni ukuvuga ngo ntukifatanye n'abantu babi. Kandi ijambo ritubwira ngo ntukicarane n'abakobanyi. Kwicarana rero n'abantu babi cyangwa se kugendera mu nzira z'abantu babi, ni ukuvuga ngo ni kwa kuba waravuye mu bintu, waravuye mu bibi ukaza mu bwiza bw'Imana, byagera nyuma ibirenge byawe bikongera bigasubira inyuma, cyangwa se ukagera mu nzira mo hagati, ugatambikira ukaja mu nzira irimo ikibi, nyamara uhita ko ariho horoshe, ariko ariho hagukomereye. Rero ahangaha ijambo ry'Imana rikomeje kugenda ritubwira, ariko mwibuke ko insanganyamatsiko cyangwa se ijambo hara ryatubwira riti uhagaze mu wuhe mwanya muri ibi ibihe bigoye umugenzi, wowe uhagaze? Ese waba waramaze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza ugasubira inyuma, cyangwa se wana n'ubundi wazanye bya bintu bimwe wabagamo kera unabizana no mu nzu y'Imana, nibyo wazanyemo? Kubera ko ahangaha hari amagambo yanditswe muri Yobu, reka nayo tuyasome. Amagambo yanditswe muri Yobu, yego, muri Yobu ibice 8 umurongo waho wa 20, umurongo wa 20 kugeza 24. Yobu ibice 8 ku murongo waho wa 20, ku murongo waho 20 kugeza 21. Twari tuvuze ko tujya gusoma muri Yobu ibice 8, aho ku murongo waho wa 20 haravuga ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane, kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Akanwa kawe izakuzuza ibitwenge, n'iminwa yawe izavuza impundu. Aya ni amagambo ari muri Yobu, aboneka mu gitabo cya Yobu. Ni ukuvuga ngo nibyo twavuze, cyangwa se ku ntego y'iri jambo, duhindure imyitwarire,
tutaba twarazanye bya byaha bimwe twari twaravuze ko twihannye, tukaba twarabigaruye mu nzu y'Imana. Ariko nkomeza kubabwira ko turi mu minsi ikomeye, mu minsi ya nyuma, nyamara Yesu araza vuba, kandi burya umuntu abara ubukeye byo kuvuga ngo nzihana ejo, ba nzihana ejo bo ntabwo turi kumwe, cyangwa se muri iyi nzira ntabwo twaba turi kumwe, ariko nawe aho uri vuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu babashe kuba bahinduka, bityo tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru, kubera ko iminsi iragoranye. Kandi ikindi kigeretse kuri ibyo, inkozi z'ibibi, abibone n'inkozi z'ibibi ngo bazaba ibishingwe. Ahangaha ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana ntabwo izigera iramira inkozi z'ibibi. Urabe maso rero utazaboneka muri uwo murongo, cyangwa se utazaboneka muri abo ngabo bazaba inkozi z'ibibi, cyangwa se muri izo nkozi z'ibibi utazabonekamo. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Ariko ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Murakoze cyane rero mwe mwari muduteze amatwi, cyangwa se abantu muri kudukurikira. Reka dusenge kubwira ijambo ribi ryo gushumangira mu mitima yacu, cyangwa se Imana ikomeze iturinde, twambike n'imbaraga. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, tugushimiye ko uri Imana nyamana. Mu izina ryawe Yesu Kristo wabanye natwe tugihamagarwa kugeza kuri iyi saha nyagora ku ngoma, tugushimiye ko ukomeje gukomeza intambwe z'ibirenge byacu. Turakwinginze ngo n'abari mu byaha nabo ubakureyo, nk'uko natwe watuzanye, kandi ijambo ryawe rikomeze ritureme, rikomeze ritwubake, nyagora ku ngoma uduhe guca mu nzira ifunganye amahoro, kandi kuri wa munsi w'umuzuko tuzabone kugira neza kwawe. Utwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ganza utegeke kuko uri Imana, tukweretse abarwayi muri rusange kugira ngo bakize mu izina ryawe Yesu Kristo. Kandi abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, nyagora ku ngoma abo bibahe, kubera ko ari wowe ubitanga. Ubahe ijambo ryawe, rya jambo ryawe rirema, rya jambo ryawe nyagora ku ngoma rikora imirimo n'ibitangaza, rya jambo ryawe utegeka abo kwambara bakambara, abo kubaho bakabaho, abo gukira bagakira. Uwiteka turagushimye, bana natwe kandi dukomeze, nyagora ku ngoma uzaduhe kwambuka rwa ruzi amahoro, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.